Yes, nongeye kugushimira ubudahwema kudukurikirana kuri uyu muyoboro mugari on Top TV. Gira ngo nkwibutse rero niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyabona wibuke ukore subscribe ubundi amakuru ajya akugeraho gatanu kuri gatanu. Nyimera rero uyu munsi dutangire turebera hamwe ikiganiro cyiza, ikiganiro kiri buze kuba cyagaruka ku bikorwa remezo cyase ku mishinga ihambaye igihugu cy'u Rwanda cyateguye ikaba yarahinduye ubukungu bw'igihugu, cyangwa se ikaba yarafasha u Rwanda ikaruhindura icyamamare ku ruhando mpuzamahanga. Wakibaza rero ngo iyo mishinga ni iyihe? Ndagira ngo rero ubane nanjye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, urabasha kwimenyera imishinga ibashije gutuma u Rwanda aba igihugu cyamwe na bose ku ruhando mpuzamahanga, ndetse akaba ari igihugu cyihuse cyane mu iterambere. Rero ku mwanya wa mbere turahasanga igikorwa remezo gikomeye cyane u Rwanda rwubatse, icyo nta kindi cyitwa Kigali Convention Center. Iyi Kigali Convention Center ni inyubako rero yateguwe inubakwa mu buryo butangaje, aho igishushanyo cyitwe hashingiye ku ngoro ndangamurage cyangwa se ku nyubako y'umwami iherereye i Nyanza mu Rukari. Ubona yuko iyi nyubako yubatswe mu ishusho ry'iyi ngoro ndangamurage, cyangwa se ukabona yuko ari ikintu cyiza gishimishije cyane. Iyi nyubako rero yubatswe hagamijwe kuba yajya yakira inama zigiye zitandukanye, ndetse n'ibirori bigomba kuba byahuza abantu benshi cyane cyane. By'umwihariko rero iyi nyubako ihurirwamo n'abantu bahitabiriye baje mu inama mpuzamahanga, ndetse mu by'ukuri ukabona yuko iki ari igikorwa remezo cyiza cyabashije kuba cyatuma u Rwanda rutera imbere. Inama rero zigiye zitandukanye mpuzamahanga zikomeye, ubona yuko izi nama zigomba kwitabirwa n'abantu benshi. Iki gikorwa remezo kirifashishwa mu by'ukuri, ukabona yuko byatanze umusaruro, cyangwa se ari ikintu gikomeye cyane byafashije u Rwanda, kubera yuko niba n'inama ishobora kuba yahuza abantu benshi cyane bashobora kuba bayikorera mu Rwanda, bituma abantu baza mu Rwanda bwa mbere bakamenya u Rwanda, bakabasha no kuba bamenya imikorere cyangwa se n'uburyo ki batangira kuba bahakorera ibikorwa byabo bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga igikorwa remezo nacyo gikomeye cy'ingirakamaro, icyo nta kindi cyitwa BK Arena. Iyi BK Arena rero nayo yubatswe cyangwa se yuzuye mu mwaka wa 2019, hakaba ari inyubako yubatswe igamije kujya ikinirwamo imikino igiye itandukanye, ndetse ikaberamo n'inama zahuje abantu benshi. Iyi rero BK Arena ni inyubako ikomeye, aho mu by'ukuri ishobora kwakira abantu bagera ku 10,000 kandi bose bakicara neza bisanzuye. Iki gikorwa remezo rero nacyo ni kimwe mu bintu byagize uruhare mu iterambere ry'u Rwanda, ukabona ko ari umushinga ukomeye cyane igihugu cy'u Rwanda cyakoze. Murabizi neza rero iyi BK Arena ifite ubushobozi bwo kuba yakwakira imikino, ndetse imikino ya basket. Mwumva yuko n'amakipe akomeye cyane aza gukinira hano mu Rwanda, kandi ikindi kigeretseho habera ibitaramo by'abahanzi bakomeye, cyangwa se n'ibindi bitaramo bigomba kuba byakwakira abantu benshi, ndetse n'ibirori byakira abantu bagiye batandukanye. Mu by'ukuri kuba byabera muri BK Arena nta kibazo, ubona ko ari ikintu cyiza kandi gishimishije. Ku mwanya wa gatatu rero turahasanga Stade Amahoro. Iyi stade rero ni stade yavuguruwe, kandi mu by'ukuri ikaba yaratashywe mu mwaka wa 2024. ukabona yuko ari igikorwa remezo u Rwanda rwashoyemo amafaranga menshi, kandi nanone wakitegereza mu iterambere ry'u Rwanda ukabona ko ari igikorwa remezo cyahinduye ubukungu bw'u Rwanda, cyahinduye isura y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Iyi stade rero ifite ubushobozi bwo kuba yakwakira 45,000 by'abafana, cyangwa se abantu bitabiriye baje kureba umukino, cyangwa se mu birori bitandukanye, bakicara bose batekanye batabyigana. Ukabona yuko ari ikintu cyiza kandi gishimishije. Stade rero Amahoro ikomeje kuba yashimisha abantu, ikomeje kuba yahindura isura y'igihugu, ikomeje kuba mu by'ukuri yaba kimwe mu bintu abanyamahanga bashingira bavuga ati uyu mushinga wateguwe neza, uyu mushinga wizwe neza, ku buryo mu by'ukuri ubona yuko bikurura abantu bagiye batandukanye bakaza mu Rwanda mu buryo bwo gutembera, cyangwa se n'uburyo bw'imikino. Ukabona yuko ari ikintu cyiza cyane kandi gishimishije. Ku mwanya wa kane rero turasanga ikibuga cy'indege cya Bugesera. Iki ni ikibuga rero cyatangiye kubakwa, kandi mu by'ukuri imirimo yo kucyubaka ikaba yenda kurangira. Iki kibuga cy'indege cya Bugesera rero biteganyijwe yuko kizajya cyakira abantu batari bakeya bahanyuze berekeza mu bihugu byabo, dore yuko n'u Rwanda ruherereye ahantu heza, ku buryo buri muntu wese aho yaba aturutse n'aho yaba yerekeza kunyura mu Rwanda ari ikintu kizaba cyoroshye cyane. Iki rero
rero ni ikibuga kizaba ari kinini cyane ku buryo kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abantu benshi cyane ku buryo bagomba kuba banyura kuri iki kibuga nta kibazo bakahaca berekeza mu byerekezo bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri rero ubona yuko uyu ari umushinga mwiza, umushinga ushimishije kandi wizweho wanatekerejwe ku buryo bukomeye, ku buryo mu by'ukuri igihe iki kibuga kizatangira gukoreshwa ari ikintu cyiza, ari ikintu kizaba ari ingirakamaro ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abantu bose muri rusange, mu by'ukuri ku buryo bazahabonera uburyo bwo kwifashisha berekeza mu byerekezo bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa gatanu rero unyemerere tuhasange igihe umushinga ukomeye cyane, umushinga uhambaye uri gutegurwa wo gutunganya ibishanga byo mu mujyi wa Kigali. Uyu mushinga rero nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita no kubungabunga ibidukikije REMA, ibishanga byo mu mujyi wa Kigali bitanu byose biri ku buso bwa hegitare 408. Ibyo bishanga byose bigomba kuba byatunganywa bikagirwa nka parike ya Nyandungu. Ibishanga rero bigomba gutunganywa bikagirwa neza ku buryo bigomba kujya byakira ba mukerarugendo ndetse n'abantu benshi bagiye batandukanye bagomba kuba basura umujyi wa Kigali. Akaba ari ahantu haba ari heza baba bagomba kuba bajya kuruhukira ndetse bakahishimira. Ibi bishanga rero bigomba gutunganywa harimo n'igishanga cya Nyabugogo, aho kiriya gishanga kizubakwamo n'ikiyaga. Iki kiyaga kikazaba ari ikiyaga kinini kizatunganywa mu mazi bazaba bayunguruye n'ubundi ava muri kiriya gishanga, hakaba hazajyamo n'ubwato ku buryo mu by'ukuri kuzaba umuntu yifuza kujya i Gisenyi azaba ari amahitamo ya kabiri. Nibyo rero mu bikorwa bitanu, reka dusoreze ku kindi cya nyuma. Ubona yuko ari umushinga ukomeye cyane u Rwanda rwashoyemo amafaranga menshi kandi ukaba warabaye ingirakamaro mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Uwo rero nta wundi ni umushinga wa Visit Rwanda. Nk'uko rero mubizi igihugu cy'u Rwanda cyakoze ihame cyangwa se ryakoze umushinga ya Visit Rwanda mu rwego rwo gukurura umubare w'abakerarugendo baza mu Rwanda. Ubukungu bw'igihugu rero bushingiye ku bucuruzi, ubukerarugendo ndetse n'ishoramari. Mu by'ukuri ikintu bita ubukerarugendo ni ikintu igihugu cy'u Rwanda cyashyizemo imbaraga ku buryo ahangaha aho bigeze ubu ngubu abantu benshi batangiye kuba basura u Rwanda. Muzi rero ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain, aya makipe namwe mu makipe yamamariza u Rwanda ku myenda bambara mu mikino bakina igiye itandukanye, baba bambayeho Visit Rwanda. Kiriya ni igikorwa cyiza gituma abantu benshi bibaza ese u Rwanda ni ahantu hameze hate, bikaba byatuma baza kuhasura. Niyo mpamvu mubona ba mukerarugendo bagiye batandukanye baza mu Rwanda gusura u Rwanda. Nanone kandi ubona yuko ari ikintu cyongereye umubare w'amafaranga cyangwa se amadovize aturuka mu rwego rw'ubukerarugendo. Ibi rero ni imwe mu mishinga twari twaguteguriye tugira ngo tuyikugezeho nawe ubashe kumenya imishinga u Rwanda rwateguye, nubwo hari n'indi myinshi cyane igiye itandukanye, myinshi mu by'ukuri ubona yuko yagize uruhare mu guhindura ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda, nk'ibishushanyo mbonera by'umujyi wa Kigali cyangwa se n'ibishushanyo mbonera by'indi mijyi igiye itandukanye n'indi mishinga yakozwe. Ariko twebwe twifuje kuba twagaruka kuri imishinga 6 ubona yuko yavugishije abantu, ubona ko yashimishije abantu, ubona yuko yakoze ku mitima y'abatari bakeya. Niyo twari twifuje kuba twakugezaho. Ndatekereza nawe waba wanyuzwe, waba wishimiye iki kiganiro. Ngira ngo mwibutse rero niba wishimiye iki kiganiro, niba wanyuzwe, wibuke ukore subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi duhurire mu biganiro byacu by'ubutaha. Ibiganiro byacu rero nakagaruka hano kuri On Top TV. Reka rero nangiye ngusezereho nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe. Reka dusubire